neza komeza ugubwe neza kandi gahunda zawe zigende neza. Nizere ko ukomeje kugubwa neza nanone aho uri hose. Nizere ko wakomeje kugenda ugubwa neza aho uri hose, Burasirazuba, Uburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo. Nizere ko ibintu byagiye neza, nizere ko gahunda zanyu ziri kugenda neza. Hanyuma iyi ni Birashoboka TV Rwanda, ngiye nkubwira ngo ni Eros, nkubwira ngo ibintu n'uburyohe uyu munsi turagenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare, abo muziko tugenda tubagezaho amakuru avugwa ku mbuga nkoranyambaga, amakuru agezweho, ndetse nkubwira ngo ni amakuru avugwa ku bahanzi, amakuru avugwa mu bantu bagiye batandukanye bakina filime nyarwanda, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu badanseri. Nibyo ngibyo tugenda tukugezaho kuri Birashoboka TV Rwanda. Mubwira ngo uyu munsi turaza kurebera hamwe The Ben na Uwicyeza Pamela bibarutse imfura yabo i Brussels. Hanyuma mubwire ngo n'uburyo uruva kari vibe kabisa, abo mu mujyi wa Kigali mwe mumeze mute? Ntago nabibagiwe, mutaza kugira ngo nabibagiwe. Vibe zanyu ndazizi kabisa, kandi muri abantu mukurikirana amakuru y'ibyamamare ku rwego rwo hejuru kabisa. Muradukurikirana kabisa, mbabwira ngo mukande subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze tubane, ndetse nawe ugeze kuri Birashoboka TV Rwanda bwa mbere kandi subscribe ubwo no gukanda kunzogera kabisa, ibintu bikomeze bigende neza, dukomeze tubane. ibintu ari uburyohe ku bafana ba The Ben n'ibyishimo, ndetse no kuri The Ben umuryango we ni wareba n'ibyishimo cyane. Umuhanzi The Ben nongeye kubwikaze kuri Birashoboka TV Rwanda, nkubwira ngo uburyohe ni vibe, aho tugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye muri filime nyarwanda, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu bahanzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose tugenda tubirebaho hano kuri Birashoboka TV Rwanda. Umuhanzi The Ben n'umugore we Uwicyeza Pamela bibarutse imfura yabo mu mujyi wa Brussels mu Bubiligi mu ijoro ryo kuwa 18 Werurwe 2025 nibwo byabaye. Byari uburyohe kabisa hariya. Amakuru aturuka hafi y'umuryango wabo avuga ko Uwicyeza Pamela yabyariye mu bitaro bya Edith Kavera nyuma yo kujya kwa muganga kwipimisha. Akigerayo ku bitaro, abaganga basanga igihe cyo kubyara cyarageze cyangwa se kirageze, bahita kumugumana kugeza abyaye neza, bamwitaho kabisa. Bamwitaho byahatari. Byari uburyohe, urumva ko byari uburyohe hariya, byari neza. Uwicyeza Pamela avuga ati imfura yanjye kabisa, muyiteho, munyiteho, bigende neza. Mu bitaro bamwitayeho kabisa. Uyu mwana yaje kuba yavuka kabisa. Uyu mwana wavutse bamwise Mugisha Paris, izina rihuriye n'icyifuzo cya se, rifite aho rihuye n'icyifuzo cya se The Ben. The Ben wari waratangaje ko mu gitaramo, ibwo yarari mu gitaramo nibwo yabitangaje, aheruka gukorera i Brussels igitaramo, arangije atangaza ko izina ry'umwana we rigomba kuba rifite aho rihuriye, cyangwa se izina ry'umwana wabo azahabwa rifite aho rihuriye n'igihugu cy'Iburayi, kimwe cy'Iburayi kabisa. Akaba yamwise Paris. Urumva ko nacyo ni igihugu cy'Iburayi hariya mu Bufaransa kabisa. Ni umujyi umwe w'umujyi wira i Burayi, ni umujyi umwe wahariya mu Bufaransa, ni umujyi w'Ubufaransa, ni nawo murwa mukuru wa France cyangwa se w'Ubufaransa, aho bita Paris kabisa. Hano twagiye tuhakunda turi benshi, hamwe tujya tubona ikintu kimeze nk'umunara kiriho isaha hafi aho ngaho hariya Paris kabisa. The Ben na Uwicyeza Pamela basezeranye imbere y'amategeko, nicyo gihe basezeraniye ku tariki ya 31 Ukwakira 2022 nibwo basezeranye, ndetse ibi byabaye nyuma y'uko Ukwakira 2021 The Ben yambitse Uwicyeza Pamela impeta y'urukundo, bemeranya kubana kabisa. Bemeranyaga kubana hariya, byari uburyohe. Batweretse igikwe kimeze neza, byari uburyohe banumwe, byari ibintu biri sawa. The Ben nawe ku gacongo ke yarameze neza, ku gasatsi kameze neza. Uwicyeza Pamela nawe ati mama we, iki ni igikwe koko. Nabo ubwabo barakibonaga bakavuga ati iki ni igikwe cyari gihenze kabisa, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga cyari gihenze kugira ngo ukirebe. Ni igikwe cyari cyashowemo amafaranga menshi, ndetse n'abashoramari bari bashoye
kugira ngo igikwe kimere neza, ndetse ubu bukwe buri mu bukwe bwacuruje ku mbuga nkoranyambaga, ni ubukwe bwarebwe n'abantu benshi. Hanyuma ibi byabaye nyuma y'uko 2021 ahangaha nibwo The Ben yambitse Uwicyeza Pamela impeta y'urukundo, niho naringeze mbabwira iki gihe bemeranyaga kubana, ndetse na n'ubu ngubu ubona ko urukundo rwabo rumeze neza, ruraryoshye, ni urukundo rumeze bien, ni urukundo ewana ubona nawe ukavuga ati cyakoze aba bantu bafite urukundo rumeze neza. Wahora yibonera ukuntu urukundo rwabo rumeze, ndetse hari n'icyo byigisha abantu benshi bakundana ku rukundo rwa The Ben ndetse na Pamela, ku byo kugira ngo isezerano rikomeze ribe isezerano, byigisha abantu benshi. Hanyuma kuwa 15 Ukuboza 2022 The Ben yasabye anakwa umugore we Uwicyeza Pamela. Umuhango wakurikiyeho n'ubukwe bwabo nibwo bwakurikiyeho, ubwo bwabaye kuwa 23 Ukuboza 2023 nibwo ubukwe bwabaye. Byari uburyohe, nkubwira ngo ewana kira cyari igikwe, nanjye naremeye narayamanitse, birabyara uburyohe. Hanyuma nkubwira ngo nge ndi Eros kabisa, komeza kandi subscribe wumva ko inkuru zacu zigeze aho ziryoshye, ibintu n'uburyohe. Nkubwira ngo ndi neza, komeza dukurikirane kuri Birashoboka TV Rwanda, ukanda subscribe. Wowe uje vuba wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona amakuru cyangwa se updates y'ibyamamare ngenda nkugezaho. Ibintu ari uburyohe, ibintu ari neza, tuvibinga kabisa. Mujye mugira gutya mukande subscribe, twivibingire, twemenyere aho isi igeze mu byamamare cyangwa se mu myidagaduro, reka mivuge gutyo, ibintu n'uburyohe. Mubwira ngo kanda like kabisa niba wakunze ibintu byacu, cyangwa se niba wadukunze, maze ugende ukore gutya muri comment utubwira ati hari ukuntu byishimiye, hari ukuntu ubibona hagati ya Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben. Bibarutse abo bwa mbere ati se uyu mwana araza sute, uyu mwana kabisa, eka nge ntago ndamubonaho umwana, gusa uyu mwana nge mfite amatsiko y'ukuntu araza asa, kubera ko bose ubona ko ewana umwe ni igisore, ni na mwiza. Wagera kuri Pamela n'ibindi wabibaza buri kantu buriya niwe ukunda Pamela byatari, wabimubaza buri kantu, ndetse na buri ngune nibo wabibaza, nibo bazi ukuntu Uwicyeza Pamela asa. Ahubwo bari kuvuga ngo buri kantu nawe ngo hari ukuntu yarabutswe murumuna wa buriya Pamela, ngo nawe rero nawe ararenze, ngo nawe ararenze, ashobora kuba arenze ahubwo Uwicyeza Pamela. Umva ko nyine famille hari ukuntu kabisa. Mubwire ngo dukomeze tubane, unagira gutya unasharinga inshuti zawe zibona amakuru y'ibyamamare agezweho, bagenda babona amakuru kabisa ku murongo wa Birashoboka TV Rwanda. Tuba tuyafite amakuru aba hari, tugende tuyabatamo. Ushobora kwibaza ngo icyamamare gutya na gutya cyo bihagaze bite, watwandikira no muri comment ukatubwira ngo ngewe nshaka amakuru y'icyamamare iki n'iki. Mubwire ngo ni Birashoboka TV Rwanda, nge di Eros, twongere tubonane mu yandi makuru, mu zindi update ngenda nguhereza kabisa. Ciao.